muhaye ikaze nanone kuri Bansi de Life TV. Uyu ni mwanya mwiza mumenyereye twagezaho ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye Dohote uw'impuhwe. Gira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kwa natwe no kumudushyigikira. Tugiye kurera hamwe uburyo butatu bwiza wakoresha kugira ngo ukomeze cyangwa ugumane imigisha Imana iguhaye. Uko bwije nuko bukeye Imana idwa imigisha y'uburyo bwose butandukanye. Ni imigisha y'ibintu, ni imigisha y'abantu. Rero kugira ngo ugumane iyi migisha uramenye ntupfusha ubusa ayo mahirwe uba wahawe. Abantu benshi bajya bambwira ngo ninjye nigisha ibyigisho sinkagenza nimwe ibintu by'Imana. Mukuri Imana niyo byose. Ntabwo wabaho utavuga Imana. Harimo n'abandi bambwira bati mu byo uvuga ntabwo ujye ushyiramo Imana. Buriya rwose Imana ni rubasha. Kuyivuga cyane siko kuyigira. Kutayivuga si bivuze yuko utayifite. Ni ngombwa reko iki kintu mubimenya. Buri muntu wese mu idini ryose abarimo azi neza ko hari super power, hari imbaraga ikomeye iri hejuru y'ibiremwa byose. Iyo rero niyo Mana yayindi uvuga abantu batazi. Buri muntu wese kandi Imana bahura mu buryo butandukanye. Niyo mpamvu tunayivuga mu buryo butandukanye. Hari umuntu ubasha kuvuga Imana ari uko yabashe gusenga isengesho rirerere cyane. Hari umuntu ubasha kuvuga Imana bitewe n'ukuntu bana n'Imana n'ukuntu uyizera. Ibintu byose bibasha gushoboka. Ariko nagira ngo nemereranye n'abantu bose buri wese uko asenga Imana mu buryo bwiwe. Imana n'umwuka abayisenga mu mwuka no mu kuri. Uko usenga Imana kose imigisha yose Imana iguha ibasha gukomezwa mu buryo butatu. Ikintu cyambe gikomeza imigisha n'ugusenga. Uburyo usengamo simbuzi, ariko nimba wagize umugisha ukabona abantu mu buzima bwawe, abantu b'umumaro, abantu beza, senga kugira ngo aba bantu mukomeze muryoherane mu buzima. Niba hari ibintu byazanywe n'abo bantu bisengere kugira ngo ibyo bintu ubigumane. Niba ari amafaranga yaje, senga kugira ngo ayo mafaranga uyagumane cyangwa se iguhe ubwenge bwo kugira ngo ukomeze kuyagumana. Niba ari abantu baje mu buzima bwawe bavuyemo inshuti, senga kugira ngo izo nshuti zitagenda, kuko nta kintu kibabaza nko kugira ngo utakaze inshuti. Utakaze inshuti, utakaze umukunzi. Nimvuga umukunzi ntumve ngo ni umugabo cyangwa se ni umugore, ni umusore cyangwa n'umukobwa uwo ari we wese. Uko ushobora kugira umukunzi w'umugabo uri umugabo, ushobora kugira umukunzi w'umusore uri umusore, ushobora kugira umukunzi w'umugore uri umugore, ushobora kugira umukunzi w'umukobwa uri umukobwa. Ushobora no kugira umukunzi utandukanye. Niba uri umugore ukashobora kugira umukunzi w'umugabo kandi nyamara mutabana. Nta n'ikindi kintu kibi kiri inyuma y'ibyo ngibyo. Ariko umuntu wese uje mu buzima bwawe, buriya Imana ikugiriye neza ukabona mu bantu bajemo n'abantu bagukunda, senga Imana kugira ngo ugumane abo bantu. Niba hari uburyo kirimo kubonamo amafaranga, senga Imana kugira ngo ayo mafaranga ataguca mu myanya y'intoki kandi uyakoreshe iby'umumaro. Niba hari inshuti zaje mu buzima bwawe, senga Imana kugira ngo izo nshuti ziba ari iz'umumaro, zitari inshuti z'indyarya, kandi guha amaso areba ashishoza kugira ngo abantu bose baje mu buzima bwawe umenye ikintu kimo kibagenza. Niba ari uburyarya ubatahure hakiri kare batarakwangiza. Ikintu cya kabiri ni ugushima. Buriya umuntu niba abayeho ubuzima adashima abarwaye. Abantu bingaye batanyurwa nibo badashima. Niba abantu baje mu buzima bwawe bashime yuko muri kumwe muri ubwo buzima. Nimba hari ikintu umuntu wese agukoreye mu buzima, serivisi yari yose yagukorera, yaba ari y'amafaranga n'ibintu bisanzwe, mushime. Kubera ko kudashima ni uburwayi, kandi iyo utashima ntabwo ubona ibindi bintu. Imana ntabwo ikunda abantu badashima. Nayo mpamvu muzabirebe no mu nsengero, uzasanga mu nsengero zitandukanye bagira igihe cyo gushima Imana. Umuntu agashima Imana ibyo yamukoreye. Kubera iki? Nuko gushima ari ingenzi. Iyo ushima ugashima Imana, harimo n'abatanga ituro ry'ishimwe. Ibyo bintu rero nibyo bituma rwose gutanga guhesha umugisha gurusha guhabwa. Iyo ushima ukabivuga n'umutima wawe, ukagira n'ikintu ukora kigaragaza ko washimye, ibyo bintu bituma ibyo bintu cyangwa abo bantu ubagumana. Ikintu cya nyuma rero, iyo ugaragaza yuko ushima, nuko nawe ugira uruhare mu mashimwe. Fata ibyo wahawe n'Imana
nawe ubikore ushima ufasha abandi bantu. Niba hari ibintu wabonye mu buzima, hari abandi bantu bakeneye kukuririmba no kumwenyura kuko nawe wapfunduye ikiganza cyawe ukajya kubafasha. Niba hari umuntu wakubwiye neza akaguha ibihe byiza ukumva uguwe neza, hari abandi bantu bagukeneye kugira ngo nabo bumve baguwe neza. Niyo mpamvu rero kugira ngo ugumane iyo migisha mu byo wahaweho byose, ugomba nawe kugira ibyo urekura ugatanga. Niba warahawe ubucuti n'umuntu runaka, hari abandi bantu bagukeneyeho kubabera inshuti, nawe gira abo ubera inshuti nziza. Niba hari abantu baguha ibintu runaka bikakunyura umutima, bakagufasha bakaguhereza ibintu, niba ari amafaranga, niba ari ibindi bintu by'ubutunzi runaka, fatamo ibyo baguhayemo, nawe ugira abandi bantu uhesha umugisha, nabo bashima Imana yuko yagufashije kandi yaguhaye ibitangaza imigisha. Rero gutanga impano ni uburyo bwo gushima Imana yuko hari ibyo yakoze. Nawe niba uhabwa impano, fata mu mpano uhawe, urebe abandi bantu ufashisha, ubahe, upfundure mu biganza byawe. Rero abantu badakunda gupfundura imigisha rwose ubasha kuhora ufite ibintu byinshi, ariko ndakutangariza neza ko igihe kimwe uzajya kubona ubone urabibuze. Ibi bintu abantu benshi njya mbivuga bakavuga bati wowe urimo urakabya. Ntabwo mba nkabije, nuko mbyizera, kandi kwizera kose kurarema. Niba ushaka ko uhorana imigisha kandi ko ukumva ko ari imigisha, keretse niba utumva ko ari imigisha, niba ari abantu, niba ari ibintu, niba ari amafaranga, niba ari inshuti, senga kugira ngo ibyo bintu byose n'abo bantu bagume mu buzima bwawe. Kandi niba zagira n'igihe cyo kugenda, uzashima Imana kuko Imana izabivuze ati igihe kirageze, aba bantu ibyo bakoraga mu buzima bwawe birarangiye. Kandi nanone yiga gushima, ntukabingaye, ntukabindashima. Gushima ni ingenzi, gushima ni ngombwa. Iyo uhora ushima Imana ugashima n'abantu, byanze bikunze ibitangaza birakomeza bikoreka mu buzima bwawe. Ikindi kintu cya nyuma rero, ni ngombwa ko ushima Imana ugashima abantu bagira ikintu bakora mu buzima bwawe, nawe ugira icyo ukora mu buzima bw'abandi bantu. Rero nshuti zanjye, kwirinda biruta kwivuza. Uramenye ibintu bitazajya biza mu buzima bwawe ukanyura mu ntoki bigaca mu myanya y'intoki bikigendera. Abantu batazajya baza kubera imyitwarire mibi wagize, no kuba uri intashima, no kuba uri umuntu wikunda, bakagenda bakigenda ari we wabigizemo uruhare. Bazagenda igihe cyabo cyo kugera mu buzima bwawe kirangiye, ariko ntuzagire uruhare kugira ngo abantu baje mu buzima bwawe ni inshuti, abantu bagukunze bakaza mu buzima bwawe ukabona baragiye kwera ko ari wowe utumye bagenda. Kwirinda biruta kwivuza. Uramenye ibi bintu ni ngombwa kubiha agaciro. Ese ikindi kintu ushobora kwambira mu byo ntavuze, nyakira muri comments. Niyo mushya kwica no kora like, kora subscribe cyangwa sabone, kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe. Igiciro kwana namwe kumwe na Dr. Wimpuhwe, naho butaha muri video ikurikira. Bye bye.